Nshuti bene data, aho mberereye hirya no hino mu mpande y'isi, ndabaramukije mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, kandi mbifuriza guhirwa nawe mu iteka ryose. Yesu ashimwe kubw'imbabazi ze, ahora atugaragariza uko bukeye n'uko bwije, uburinzi n'ubudahangarwa bye bidahwema kubana natwe, icyubahiro n'ikibi cye mu isi no mu ijuru kuko ari we ugikwiye. Bamwe mwarambutse kubera impamvu zitamurutseho, mumbabarire. Nubwo mutanyumvaga sinabibagiwe kuko mbahoza ku mutima, muri inshuti nziza noherejwe n'ijuru, ndabakunda. Mbonereho no gushimira abampamagaye n'abanyoherereje ubutumwa bugufi, mwese hamwe Uwiteka abampera umugisha, ndetse kandi mbabwira nti dukomeze gusengerana. Abantu bashya ikaze, kandi Uwiteka abaha umugisha ko mwahisemo kubana natwe. Reka tubanze twiragize Imana mbere yuko dutangira. Uwiteka Imana y'Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana y'abakwizera twese, icyubahiro no guhimbazwa mu byawe data. Tugushimiye ko waremye byose mu buryo butangaje, ariko ugeze ku muntu habaho umwihariko kuko wamuremye mu ishusho yawe. Mwami Yesu, shimirwa urukundo wakunze umuntu ukamurutisha ibindi biremwa, ndetse ukamuha no kugenga ibyo waremye byose. Ikuzo no guhimbazwa ibibi byawe. Muri aka kanya tugiye kuganira ijambo ryawe, turakwinginze ngo wongere utwibutse ko twaremwe nawe. Ubwo dukomeza kwiga, wongere kutwibutsa kandi ko twaremwe mu ishusho yawe, maze twifuze kongera gusa nawe, kuko benshi twahindanijwe n'ibyaha. Abandi uduhe kwifuza gusa nawe, wowe udushoboza byose. Turaritse umwuka wawe wera ngo abe utwiyoborere. Duheje Satani n'abamarayika b'umwijima bashaka kutunyaga iby'ubugingo ngo tuzarimbuke. Utwoherereze abamarayika bera bo kuturinda no kuturuta, maze amagambo tugiye kwiga tuyabikire umutima wacu kutagucumuraho. Ubwo uri hafi kwerekanwa ku bicu, uzasanga tukwiteguye. Tujyane nawe aho watwiteguriye. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubisenze, kandi twizeye ko uduhera umuntu wakoze data. Amen. Abakristo bisiga amarangi mu maso bagiye kunyagirwa no kurira. Va mu rukundo rudaseruka, niyo magambo tugiye kuganiraho. Ubwo nibazaga iyi imvura igiye kugwa, amarira agiye kubaho, kubona ubusobanuro ntabwo byanyoroheye, ariko ndashima. Iyo tugiye mu gitabo cy'Abami ba mbere igice cya 18, kadusome duhereye ku murongo wa 41, uwa 45 na 46, haravuga ngo maze Eliya abwira Ahabu ati, haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Hashize umwanya muto ijoro ririhinduriza, ryuzura ibicu n'umuyaga, hagwa imvura ya rukokoma. Nuko Ahabu yurira igare rye ajya i Yezereli. Imbaraga z'Uwiteka zijya kuri Eliya, arakebura arirukanka, yiruka imbere ya Ahabu amutanga ku irembo ry'i Yezereli. Imvura yaguye icyo gihe ni nyuma y'imyaka 3 n'amezi 6 yari imaze itagwa, nta n'ikimwe. Mwibaza uko ubutaka bwari bumeze, bitewe n'uko abantu bari bararetse amategeko y'Uwiteka bagakurikira Bali. Nicyo cyatumye imvura itagwa, kubwo kwimura Imana. Ariko igihe cyarageze ku musozi wa Karumeli, aho hari hateraniye abahanuzi ba Bali n'umuhanuzi w'Uwiteka Eliya. Uwiteka arigaragaza. Abahanuzi ba Bali baricwa. Nuko ibyo birangiye, Eliya arasenga asaba Imana ko imvura igwa. Ariko kandi kubera urukundo rwa Kristo rwari muri we, aburira umwami wari warashayishije mu byaha, kandi agateza Isirayeli umuruho, kurira igare rye agataha imvura itamunyagira. Ndirukanka mbicamo. Iyi mvura yabaye umugisha ku bihanye, ariko iba umuvumo ku binangiye. Umurongo wa 21, Eliya yabajije abantu iki kibazo ngo, muzageza he guhera mu rungabangabo?
niba muzi ko Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikira. Iki kibazo kirabazwa njye nawe. Nibaze uko twisubiza. Nabonye njyanwa ahantu hari ihuriro ry'inzira nyinshi. Hari hanini kandi iri huriro ry'inzira ryanyurwagamo n'abantu batandukanye benshi cyane. Mu bahanyuraga nabonyemo bamwe mu bavuga ko ari abakristo, bihuta cyane kandi batumbereye mu cyerekezo kimwe. Ubwo nahabwaga kubitegereza, nabonye bisize amarangi mu maso, cyangwa bimwe twita makiyaje. Maze imvura iragwa, nuko irabanyagira mu maso, kuko ntacyo kubakingira imvura bari bafite, haba n'umutaka cyangwa se ingofero. Ibyo bisize bitangira guhanagurika hamwe na hamwe. Bwa bwiza buterwa na makiyaje cyangwa se amabara y'amarangi atandukanye burahindana. Abandi nabo kubera amarira y'amarangi yo mu maso agenda avaho, kandi aho yavaga yahasaga n'ahandi, ahubwo hasaga ukwaho, n'ibyo bisize bigatembana n'amarira. Inzira bahisemo kunyuramo nabonye ari umwijima, kandi kubera uwo mwijima ntawabashaga gukomeza cyangwa se ngo asubire mu nzira yamujyaniye. Abo bantu ni abakora ibizira ariko bitwikiriye umwambaro wa gikristo. Abantu bavuga Imana n'umwana wa Yesu Kristo ku munwa no mu nyandiko, ariko imitima yabo ikaba kure y'Imana. Ntibasa na Yesu. Muri bo harimo abantu bagaragara kandi bagaragaye bafasha abantu batandukanye, ariko babigize umwuga. Harimo kandi abavuga butumwa, abaririmbyi, abahanuzi, ab'ingenzi, intumwa n'ababishopu, abayobozi bafite inshingano zitandukanye. Harimo abantu b'ingeri zose, abantu bihimbiye ingeso nziza z'ubutungane binyuriye mu bikorwa bakora mu mpano Imana yabahaye, ariko babihindura cyangwa se izi mpano bazihindura ibishoro, ari byo bigereranywa n'izo makiyaje cyangwa se amarangi bisiga mu maso. Ubwo butungane bihimbiye bwatumye bitungishije, ariko mu buryo bwo kuriganya. Byatumye kandi babera benshi umutego. Hariho n'abari kuyobywa n'izo ngeso zabo mpimbano, kuko bavuga ko ari abakozi b'Imana, kandi bateye benshi gusubira inyuma. Abagore n'abakobwa cyane cyane babasha kumva neza ibyo umuntu wisize makiyaje, imvura ikamunyagira, nta mutaka cyangwa se nta myenda y'imvura, ukuntu hita asa nabi. Muri iyi minsi abantu benshi barasa nabi. Umubare munini w'abakoresha makiyaje birinda kurira, bakagerageza gutangira amarira ngo atamanukana n'ibyo bisize, maze bikica makiyaje bagaseka. Niyo byanze bakarira, kwihanagura amarira ku maso ni umurimo utoroshye. Babikora bigengesereye ngo ibyo bisize bitaba byavaho. Amarangi ndi kuvuga si ayo kwisiga mu maso dusanzwe tubona, ahubwo ndavuga amarangi y'ingeso nziza mpimbano. Bene aya marangi abonwa gusa n'abayobowe n'Umwuka w'Imana. Turi mu bihe abantu batagitinya gukora ibyaha, ahubwo babyambitse umwambaro w'urukundo, ubugwaneza, gufasha n'ibindi bahimba bitandukanye, ndetse babihaye n'amazina atandukanye kandi meza. Ariko uko byabatuzwa kose ni ibyaha, kandi imbere y'Imana bigaragara nk'ibyambaye ubusa. Igihe kiraje kandi si kera, uretse ko twatangiye kubibona, kubabasha kubona, kandi bizarushaho kugaragara neza ubwo benshi bari kuvuga ko bakorera Imana, nyamara bayibeshyera, ahubwo bakorera kwigwizaho ubutunzi. Bagiye kurira amarira menshi, kandi amarira bazarira nta kizayatangira, kuko ari ayo gukoza isoni umuntu wese wigaragaza uko atari, umuntu wese ubeshyera Imana. Kandi imvura igiye kugwa ikanyagira umuntu wese wambaye ishusho yo kwera kandi ahakana imbaraga zako. Nta mutaka cyangwa se ubwugamo ku bantu badashaka kugaragara ko batari, ku badashaka kwihana ngo biyegure Imana by'ukuri, ku bantu bavuga ibitangaza Imana ikora barangiza bagahindukira bakajya kuramya Bali. Nta muntu uzaboneka wo guhoza abayobya abandi kubera imigozi, kubera
urukundo rw'ubuntu. Kubera ko abantu bari kwigaragaza kandi bashaka kwigaragaza bakora ibyiza, nyamara icyo bashyize imbere ari inyungu zabo. Muri bo nta rukundo ruharangwa, ariko kandi ikibabaje cyane ni uko bari kubikora mu izina rya Yesu, aribyo bigiye gutuma Imana ibabyukiriza umujinya wayo. Ubwo nafataga ibihe byo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, Mwuka Wera yanyoboye muri Timoteyo wa mbere igice cya 5, tusome duhereye ku murongo wa 1 aho Pawulo yabwiye Timoteyo ibyerekeye guhugurana ubugwaneza. Yamubwiye kudacyaha abakuru, ahubwo kubahugura nk'abase, n'abasore kubahugura nk'ab'isi, abagore kubahugura nka nyina, n'abagore bakiri bato kubahugura nka bashiki be, afite umutima utunganye rwose. Mbese ingeso zacu zibaye ari nziza, byaba bikenewe ko duhugurwa cyangwa se kudacyahwa? Igisubizo ni oya, ntabwo byaba bikenewe, kubera rero ko ingeso za bamwe muri twe ziri kugenda ziba mbi, kandi hakagira abazandura n'abazanduzwa. Niyo mpamvu bikenewe ko duhugurwa. Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 14 haravuga ngo ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Wowe unteze amatwi nawe uza kuntega amatwi, hanyuma ndabinginze ngo dukunde guhugurwa, kuko bizarokora ubugingo bwacu kurimbuka. Nitwinangira kandi tukanga guhugurwa kose, ibyaha byacu bizashyirwa ku mugaragaro, kandi ahubwo tutazabona icyo twireguza ku munsi w'urubanza. Hariho benshi bibwira ko ibyo bakora bitamenyekana, ariko ni ukwibeshya, kuko naho byatinda amaherezo bizamenyekana. Niko Pawulo yatwandikiye. Kandi Imana itarahishiriye icyaha cya Dawidi, umuntu wari umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka, ahubwo ikamuhanira ku mugaragaro, kandi byarakorewe mu bwinshi. Mbese ni twe twisihanganira, twanga guhugurwa, kwihana no kureka ingeso zacu mbi? Byabereyeho kutubera akarorero. Byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 22 ngo imukuyeho uyu yari umwami Sawuli, ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka. Dukomeze no muri Timoteyo wa mbere igice cya 5 ku murongo wa 20 aho Pawulo yabwiye Timoteyo ati abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose, kugira ngo abandi nabo batinye. Guhanirwa mu maso y'abantu cyangwa se ku mugaragaro ntawe binezeza, nyamara kandi iyo umuntu yumviye umuhana aba akijije ubugingo bwe. Umunyabwenge wasobanukiwe n'ibyiza byo guhanirwa ku mugaragaro yaranditse ati mu Migani igice cya 27 umurongo wa 5 guhanirwa ku mugaragaro kuruta urukundo rudaseruka, nyamara benshi turwanya guhanirwa ku mugaragaro. Bivuguruza icyo Bibiliya bivugaho. Iki ni ikindi cyigisho. Reka twibaze gato kuri aya magambo Salomo yanditse ngo guhanirwa ku mugaragaro kuruta urukundo rudaseruka. Mbese iyo dukunze abantu tukabona bimwe mu byo bakora bidakwiye, twaba tubahugura cyangwa se tukabahana? Cyangwa se bitewe n'urukundo tubakunda nuko dushaka kugumana nabo, turabareka n'ibibi bakora ntitugire icyo tubivugaho kugira ngo batatwanga cyangwa se bakadusiga? Cyangwa se bitewe n'urwango tubafitiye, nabwo turabareka ngo bagume muri izo nzira mbi? Imana tubabarire kandi kuri urwango mu mutima wacu, maze yimikemo urukundo, kuko abana n'abatazabona Imana. Inshuti bene data, biragatsindwa kugira inshuti zitaducyaha cyangwa se ngo ziduhugure mu gihe bikenewe. Ni mucyo twimika urukundo. Erega aho urukundo ruri, Yesu akunda kuhaba. Urukundo dukunda iby'isi n'ibiyirimo bigiye kurimbuza benshi. Turuzibukire. Yesu yaratubwiye ngo ntitukiganire mu by'ubu bugingo, ahubwo dushaka kuganga ijuru no gukiranuka, ibindi byose tuzabihabwa ari inyongera. Muri uyu mwaka wa 2023 birakwiye ko dutandukana n'urukundo rudaseruka, dutandukana n'abantu badukunda buhumyi mu mabara yose, igihe tuvanga ukuri n'ibinyoma. Ntibaduhugure, ahubwo bagakomeza gushimagiza iby'ubupfapfa dukora, kandi amaherezo yacu akazaba kurimbuka.
uyu mwaka utubere wo kuvugurura umubano wacu n'Imana, kwatura no kwihana ibyaha byacu kandi tukabireka burundu. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 aravuga ngo nitwemera tukumvira, umurongo wa 19, tuzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nitwanga tuzahanwa. Ndabinginze twe kuba nk'ibiti bitera imbuto cyangwa se byera imbuto mbi, ari nako kandi tuzirikana ko Kristo ari hafi kwerekana, mbese naza n'imbuto ki twiteguye kuzamumurikira. Uyu munsi reka twese hamwe dusuzume imbuto turi kubiba, imbuto twera. Ndabakunda mwese kandi nifuza ko twese twakwera imbuto zikwiriye abihana, maze ubwo Yesu azaza tukazamusangana twishimye hatabuzemo n'umwe. Nta n'umwe nifuriza kuzumva abwirwa ngo sinigeze kukumenya. Ariko kandi twirinde abahanuzi b'ibinyoma badutse n'abandi bose bafite umugambi wo kuyobya intore niba bishoboka. Dusoreze muri Matayo igice cya 7 guhera ku murongo wa 16. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Abahanuzi b'ibinyoma n'abandi bose bafite umugambi wo kuyobya intore niba bishoboka. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwuzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Twakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwakoze z'ibibi. Kumenywa n'Imana si ikintu cyiza, ahubwo kiraharanirwa. Nimutyo twese hamwe tubiharanire, twibuke ko twari mu ishusho y'Imana, maze tuba abo kwihesha icyubahiro aho kwitukisha no kwiganisha. Uwagerageje byose agasanga ari ubusa, yagize ati mwibuke umuremyi wawe iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Amagambo ari mu Mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 1. Tuzibukire gukora ibibi ahubwo dukunde gukora ibyo gukiranuka, kandi ntitwibagirwa kuva mu rukundo rudaseruka. Ndabakunda, mbifurije ko uburinzi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bikomeze kubana namwe mwese ndetse n'abandi bose. Nari mfite akanya gatoya, ariko ndishimye ko tubashije kuganira muri iki gitondo. Umwuka wera w'Uwiteka akomeze kuba kuri mwe kandi abaye gusobanukirwa byinshi.